Hahiye koko ugizangwe hahiye koko ariko se marange koko ni gute nshobora kubona umupasiteri ukomeye abakristo banyemera ariko nagira iwanyesa umwana wanjye nikira gutya ibi ntabwo rishoboka rwose ma niki se nakora kugira umwana wanjye nawe basi yakire Kristo abe umwana ukijijwe ku buryo nagenda hose bigaragara ko ndi umwana pasiteri murandira umundi rubyiruko none ndebera umwana wanjye yabaye kirata akomana y'amaji ya OG Jesus rimeze gutya ryiri Babyloni ngo ni pasiteri nubwo ribona n'uburyo na style mba nambaye ngumba hahiye koko nyango nambaye nabi uriya we yavuye uri nete ngo yambaye neza iyo nza guhitira maho kuba nge nari kuvukira kwa Bob ugizangwe ako nakundi kampfusha ubundi ni iminsi mike nkahita niryo bushene nkibwakira ariko sawa kimara bite kweri uranze urandumbere umwana wa pasiteri ugizangwe bitekerezo bya pasiteri umwana wa pasiteri rero ngipanura muri kubabizi yipanura ko nabikuguriye wowe kuri ubundi bungu papa ku isoko none se ku isoko aho waguriye iyo ngiyo siho nanjye naguriye ipa ugizangwe imeze gutya hahiye koko papa nawe ntugakabye reba biriya byenda ari wanguriye nahise byumusubiza ameneza mingi Jesus uranze ko bizikirana ko umwana wa pasiteri bizikirana pe ariko nyine uko bikose kaze imana tsenga imbana nkore yaza guhindura kandi ndabyizera neza ko ntabwo yakemera ko umwana wanjye pasiteri apfa gutya ntabwo bishoboka ntabwo bizakunda ibi byose bishaka muri urugo uri kumva what Jesus is Lord akira ugende kwa muri kwigishiriro rya Timoteyo kandi ugende rero bikemo n'ibyo byamwe uranyumvise hahiye koko Run. Run. Giye kubarya. what Ewana. Ayo ntago bayarya yose ngo bayamare. ugizangwe Niyo bandya senyisa. Ntago nabura hano nyakura. ugizangwe what Run. 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 Sasa kwa pasiteri ntago hazi wa muntu usengera quartier yose niwe yarageze ndabizi. Kwa pasiteri sawa y'abantu bambara ipantaro nk'ibi ngibi bimeze gutyo byacitse. Sikia wallahi. Ibirara sibi. Abasitari. Pasiteri sawa y'abahungu b'abasitari.
hariyo abahungu bitonda ntureba ipantaro uba wambaye byacitse kobwa utazi viziyo ahantu igeze ugize ngo mama yesu nawe sasa reka nkwereke yanangaye amafaranga turi kuza kumbara iruhande uya ni amafaranga ntabwo ari amafaranga hanze hari abasore bafite amafaranga nzana amafaranga n'ubufaranga ya ntabwo ari amafaranga uragigiye sasa ufashe amafaranga yanjye ujugunya mama hola ski again ese ni amafaranga ubu n'ubufaranga hanze hari abasore bafite amafaranga urapfushije uraryamishije kweli sasa nanjye nkukatire bimbwire iki suzu nsanze hano franga zangu sasa acha nikuoneshe orangatira umusore wa quartier wo mustar kurenza abandi sasa wowe tumbafu wewe akaswi karo amafaranga araba yanjye urumva amafaranga araba yanjye mwana noneho ibyo mwihaye uyu munsi amafaranga yanyu yose ugize ngo aya ndayatsindiye aca nkwereke turasheta ngani 5% siraho 5% kuri kuvuga make mana igihumbi umva niba muri abakene abantu badafite amafaranga igihumbi vuba kandi nibucange zipange neza uzimereze nzicange twagiye okay mushete ahubwo akira banze ngukarageho bagura iki cyabo oya ndekera iki bagiye umundi kiri kunywa mu kanya urakishyura mu yangiye kukurya What? Yes, away. What? ugize ngo Yes, away. Imana yampaye umugabo uzi kwigisha ku cyumweru ntabwo bibonye ku cyumweru rero reka mubwire ku cyumweru aranje abantu twarishe abantu baratura ibyacumi byarabonetse none wumva ugize ngo bari bafashijwe njye nararebye ndavuga nti nta Imana icyubahiro n'ukuri yamanutse umugabo yaramanutse yamanutse abantu bafite ni ukuri kw'Imana abantu barafashijwe bajya mu mwuka numva ibyishimo birandenze ndamburira Imana ibiganza n'ibwani Imana reka mbwire nari nasenze Imana ari kumwe nawe rero rero umunsi yakora icyo bita ibyacumi hahiye koko
amafaranga ndayatanga. ugize ngo ariko abadayimoni bakubamo n'abahe si abadayimoni gusa baba bamutuyemo ibibazo biba byagenze njye bigize wiki nk'iki cyane akorera umuntu yagikorera iki uretse gusenga turagirwa no gusenga gusa Imana ntacyo kirakora no gusenga gusa ni ikigende se kituva imbere ntacyo hahiye koko ugize ngo kanukuri yaratije kuvujora Yabiye cyose bavuga wacu basi. Azanye batafuka tukuriye musinga. wenda imana izabikora cyabana nawe byari bishimishije Wazi ibintu byinshi turaseka ariko mwagisengeye ibintu guri agace hariya. Era bisubije muri Imana. Sibyo se? kanjye ko bikora nta kibazo Rwose mugore mwiza pe. Naye kagutsoma ijambo yo gucyumwe none. Abana nzababwiriza ku buryo nura mungu wacu. Azawukira. Bibiliya yazisoma ari eshanu ariko zinsomeraho. akongera ugenda neza mwana Cyane urakasa neza. Kasa neza cyane Kaba cyo batandukanye n'ikindi cyahira. ushobora nashyizemo ibintu byinshi ariko harimo tangawizi ugize ngo N'iki musanzwe mutegura hano ku bundi cyayi neza. Natandukanye n'ikindi cyayi cyane. Ariko noneho rero byuma mu aka gaca ariko myamara mutegura ku meza gitondo igihe cyose mwatsi cyane. Ariko kararyoshye rwose bararyoshye. apeti Jesus is Lord. Ese mada. Lakari gacaye kaba gasigaye ko numva kano gacaye. Ariko n'ukuntu byagenze. Ugize ngo Kano gacaye gusa kararyoshye. Ariko ejo bundi naciye hariya kunuza. Naciye hariya ku kabari. what? Ku kabari mbageze nsanga hari abantu benshi barutaba kezo dufite. Nari navuze natekereje vuga ubundi
ubundi wabifata tugashinga akabari. Jesus is Lord. akabari sheri akabari abamara kumva dushize akabari abayoboke baba benshi amafaranga twayabona Ugize ngo si byo ko n'ubundi ni mu kubona abakristo ntabwo bagitura ntabwo babibonye bo kuntu byagiye ariko ndi kubona dushize akabari umuntu yabona amafaranga akajya wowe urabyumva gute koko akabari kwa pasiteri